begin with, I would like to greet all of you in the name of Jesus Christ. This evening, for the last session, we are going to open the Bible from the book of Matthew. Matthew chapter 13 from verse 44 through 46. Matthew chapter 13 from verse 44 through 46. Okay, let us read. Again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Dear viewers, I want to ask you one question. When do you feel the great joy and happiness in your life? You see that, even when I look at my life, especially before I became a pastor, actually, I never thought to be a pastor in my life. But God directed me to be a pastor. Even before I became a pastor, there was several times that I could feel the joy and the happiness in my life. The time when I got the first salary, the time that I ate the delicious food, the time that I got the promotion. Yes, at that time I still remember that I was really joyful. But the amazing thing is that joy, after some time it disappeared. However, after I became a pastor, I preach the gospel, and I see the people receiving salvation, receiving the true peace and rest in their heart. So when I saw the people, who received this message and they got the true rest and true peace in their heart, it brought me the great joy and happiness even I cannot forget. You see that no matter who you are, once you have condemnation and fear in your heart, you are unable to have the true rest in your heart. But when you listen to the gospel, when you listen to the truth, because this truth has the power to save you from that sin and that condemnation, you are able to get the true peace in your heart. That's why the Bible says that you shall know the truth and truth shall make you free. Some years back, I went to the monetary trip from Kenya, Nairobi, Kenya to Uganda. So I started my journey from Nairobi without having the money at all except the $50 for the visa fee only. And I entered the Uganda by the grace of God. I remember that I passed the city called the Soroti. Even I reached the place called Guru. There, I met the one couple and I was able to receive the grace to stay in that house. There was a young, the mom. And I preached the gospel to her. After I preached the gospel to her like 2 hours, now she began to testify, even the crying. At that time even I was not a pastor.
icyo gihe ntabwo ari n'umupasiteri, But she continuously called me that, pastor. ariko yakomeje kumpamagara ati pasiteri. And she testified to me nuko amuhamya agira ati how she used to believe in God. amuhamya kuko yahoze yizera Imana. She said that every day she woke up, the 4 in the morning. Yaravuze ngo buri gihe cyose yazindukaga mu gitondo cya kare saa kumi. As soon as she woke up, she ran to the church. Akimara kubyuka yahitaga yirukira ku itorero. And she began to confess their sins. Agatangira kwicuza ibyaha bye. She repented all the sins that she committed the day before she was repenting. Yatangiye kwicuza ibyaha yajyaga akora kera mbere yuko yihana. God, please forgive me. I committed this sin and that sin. Nakoze icyaha iki n'iki. I am afraid to be destroyed. Mfite ubwoba bwo kuzarimbuka. So she had this kind of fear and condemnation in her heart. Yagize ubwoba nk'ubwo no kwicira iteka mu mutima we. She did this almost 3 years. Ibyo bikoze nk'igihe cy'imyaka 3. But that is when she met me and I preached the gospel. Icyo nicyo gihe nahuye nawe nuko mubwiriza ubutumwa bwiza. And when I preached the gospel to her, now she was able to realize that the way that I took it was wrong. Ubwo namubwiriza ubutumwa bwiza gutyo nibwo yaje kumenya ati rwose inzira nafashe yari ipfuye. It is not that I can get the salvation by my effort, by my deeds. Sinshobora kubona agakiza k'umurava wanjye cyangwa se imirimo yanjye. Salvation it has nothing to do with my deeds, but it has something to do with the works of Jesus Christ. So many people, they are bound by their works. You know why? Actually, the reason why that so many people they are bound by their works, it is because people think that way is right. For me to try to my best and to keep the law, it is right. For me to try my best, to repent and confess my sins so that my sins can be forgiven, this is right. Actually, it is not that people are bound by their works, but they are bound by their thought that I can be justified by my works. So many people, they have this kind of idea that we have to increase good and decrease evil. Yeah, really, it sounds great, it sounds right. But when we check the Bible, the Bible does not say so. Why? Because the Bible already confirms that you are evil continually. The heart is deceitful and desperately wicked. Our heart, your heart, and my heart are deceitful. The Bible says deceitful above all things. But do you really believe in that way? I don't think so. Because many people say that I have both good and evil. I have never met a person who says that my heart is only evil from the beginning. Most of the people, they think that they have both good and evil in their heart. Therefore, they try to increase their good and decrease their evil. Because people think that this is the right way, therefore people continuously follow that way. Even this, the young mom in Uganda, even she used to think like that. But when she listened to the gospel, she was able to realize that the way she thought it was different from the Bible. I still remember the day when I left the guru for the Kampala. She was holding my hands. Even I found some tears on her eyes. And she said, Pastor, I'm so thankful to you. I appreciate you so much. Even she gave me some Uganda money. It's nothing but that I want to express my gratitude to you. It happened almost 12, 13 years ago. But it is still vivid in my heart. So whenever I thought about this, it always brought me back the great joy and happiness. Now, what does the Bible say?
Bibiliya ivuga ngo iki? Let us open to the book of Ephesians. Reka tumbure mu gitabo cy'Abefeso. Ephesians chapter 2. Abefeso ibice bibiri. Ephesians chapter 2, Abefeso ibice bibiri verse 8 and 9. umurongo wa 8 ndetse na 9. So many people think that, that by our works we can be justified. Abantu benshi bagiye bibwira ko dushobora gutsindishirizwa n'imirimo yacu. But let us check what Bible says. Ariko reka turebe icyo Bibiliya ivuga. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 na 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Here the Bible clearly says you have been saved. You have been saved by grace through faith. Hano Bibiliya ivuze neza ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera. It is the gift of God, Ni impano y'Imana, not of yourselves, not of your work. ntibyavuye kuri mwe, ntibyavuye no ku mirimo yanyu. Salvation has nothing to do with your work. This is what Bible says. Bibiliya ivuga neza ko gakiza ntaho gahuriye n'imirimo yawe. But do you know why that people keep following this idea that we have to work hard to be justified? Ariko uzi igiterano kumeza kwibwira ngo tugomba kugira icyo dukora kugira ngo dutsindishirizwe. It is because they think that that way is right. Ukora kubibwira ko iyo nzira ari ukuri. They are bound by their rightful thought. Baboshywe n'ibitekerezo byabo byo kwigira abanyakuri. Instead of believing in God, aho kwizera Imana, instead of believing in the written word, they believe in their feeling, they believe in their thought. aho kwizera ijambo ry'Imana bizera icyo biyumvamo n'amarangamutima yabo. Even their thought, it is matching with the rule of this world, the course of this world. Ibyo bitekerezo byabo usanga binahuza n'amahame yo muri iyi si. But I'm sure that you know that master of this world is not God but Satan. Ariko ndamye neza ko muzi yuko umutware w'iyi si atari Imana ahubwo ari Satani. Now Satan is the ruling over the people's heart. Satani uyu munsi niwe ugenga imitima y'abantu. So how can we be free from this the power of Satan? None ni gute twakwigobotora izi mbaraga za Satani? By when this is when that we can have the true faith toward the Bible. Ni igihe twizeye Bibiliya by'ukuri. Based on the Bible. Tugize kwizera gushingiye kuri Bibiliya. Because the lessons of this world and the teachings of this world always, they are making the same line with the course of this world brought by Satan. Kubera ko inyigisho n'amasomo muri iyi si byose biri mu murongo umwe w'icyazanywe na Satani. So in this world, the term called faith is not something like usual. Muri iyi si ikintu cyitwa kwizera ni ikintu kitamenyerewe. Instead, that I try to believe in somebody is really difficult. Niyo mpamvu kwizera umuntu ari ikintu kigoye cyane. Suppose that now you are like working together with your friend. Reka twibaze wenda kurimo gukorana n'inshuti zawe. You invest the money of like the 50% of the fund, and your friend also they invested the 50% of the fund. Ushoye mu 50% ndetse na mugenzi wawe ashoye mu 50%. Even though he is your friend, nubwo ari inshuti yawe you see that this issue of the money is very sensitive, right? Ariko burya ikintu cy'amafaranga ni ikintu gikaze. Sometimes because of money, even the family, that they get some conflict, they get some troubles. Rimwe rimwe nubwo n'imiryango igirana amakimbirane bitewe n'amafaranga. Right? Sibyo? These things are happening in the world. Ibintu nk'ibi birimo kubaho mu isi. Since if you do not have the clear faith toward your friend, you would always doubt on him, you would have the suspicion, on him. Mu bidafite kwizera k'ukuri uzabishidikanya ku nshuti yawe, uhora umukeka. Even though you are working together, but you may always have certain, the uncomfortable heart in you. Nubwo mwamukorana wagira umutima udatuje muri wowe. Because of that doubt, you are unable to have the true peace and true rest. Bitewe no gushidikanya ubasha kugira amahoro y'ukuri ndetse n'ikiruhuko The Bible says that God created us. Bibiliya ivuga ko Imana yaturemye. God created you and me. Imana yarakuremye wowe ndetse nanjye. Now it means that God is responsible for you and me. Bivuze ko Imana yirengera ibyawe ndetse n'ibyanyu. I have 3 children. Mfite abana 3. So you see that that I am responsible for my children. Nifite inshingano zo kwita ku bana banjye. If my children said to me that Dad, I am hungry. Niba abana banjye bambwiye bati data ndashonje. Because I am the dad of my children, so I have to be responsible for my children. Kora ko ndi umubyeyi ku bana banjye ngomba kubitaho. My children, they do not worry about the money. Abana banjye ntabwo bashobora kugira ikibazo cy'amafaranga. My children, they do not worry about food. Ntibajya bagira impungenge z'ibyo kurya. Why?
kubera iki? Because they know that my dad, he is going to take care of the food, he is going to take care of money. They know very well. kubera ko bazi neza ngo data azita ku byo kurya no ku byo amafaranga dukeneye. You know, once we exactly receive the salvation in our heart, mu gihe twakira agakiza by'ukuri neza mu mitima yacu, once we exactly discover the heart of God in the Bible, mu gihe tutahuye neza umutima w'Imana muri Bibiliya, and once we put our rightful thoughts down, mu gihe dushyize hasi ibitekerezo byacu byo kugira abanyakuri, you see that we are going to rely upon God. icyo gihe tuzajya twiringira Imana. How can we rely upon God? ni gute twakwiringira Imana? By knowing that and by believing in that God is responsible for me. God is responsible for you. kubwo kumenya ndetse no kwizera ngo Imana niyo yirengera ibyawe. God always accomplished His promise. igihe cyose Imana ihora isohoza isezerano The ryayo. Bible says that there is one thing that God cannot do. Bibiliya ivuga ko hari ikintu kimwe Imana itakora. God is almighty, Imana ishobora byose, right? sibyo? But there is something that God cannot do. ariko hari ikintu kimwe Imana itakora. God cannot lie. Imana ntiyabeshya. The Bible says that it is impossible for God to lie. Bibiliya iravuga ngo ntibyashobokera Imana ko yabeshya. That's why God always accomplished what He speaks. niyo mpamvu igihe cyose Imana ihora isohoza ibyo ivuga. But the Bible says on the other side that Satan is the father of the lie. ariko Bibiliya ku rundi ruhande igaragaza ko Satani ari we se w'ikinyoma. Satan always speaks the lie. igihe cyose Satani avuga ibinyoma. That's why Satan always comes to you, this the lie. niyo mpamvu Satani igihe cyose azi imbere yawe yitwaje ikinyoma. The problem is that Satan is the great deceiver. ariko ikibazo ni uko Satani ari umushukanyi ukomeye. Therefore, even though it's the lie, but he decorated it as a truth. niyo mpamvu nubwo icyo ari ikinyoma aragitaka akakigira nk'ukuri. And the Satan is much wiser than us and much smarter than us. Satani ni umunyabwenge cyane kuturusha. Therefore, we have no ability to distinguish the truth from the lie. nta bushobozi tugira bwo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. But I glorify God who has given us the Bible. ariko mpimbaje Imana yaduhaye Bibiliya. In the Bible, we can see the deceit of Satan. muri Bibiliya tuhabona igishuko cya Satani. In the Bible, God clearly explains to us how Satan deceived the people. muri Bibiliya Imana dusobanurira neza uburyo Satani ashukamo abantu. Satan even cannot destroy the word of God. Satani nta nubwo abasha kwangiza ijambo ry'Imana. Satan cannot spoil the word of God. Satani ntiyakwangiza ijambo ry'Imana. That's why Satan always tries to steal our focus from the word of God, and Satan always shows us something else. niyo mpamvu Satani agerageza kutwiba intumbero yacu akava ku ijambo ry'Imana akadutera kwita ku bindi. The previous session, I explained to you, these golden calves. You remember, right? mu cyigisho giheruka nababwiye ku bijyanye n'iki kigirwamana cy'ikimasa cyacishijwe mu zahabu. Today I want to tell you another story. uyu munsi ngiye kubabwira indi nkuru yindi. You see that Numbers chapter 21, we can see the story of the fiery serpents and the bronze serpent. mu gitabo cyo kubara igice cya 21 tuhabona inkuru y'inzoka z'umuringa ndetse n'inzoka y'umumarabutwi. Now, the one day Israelites, they were complaining against God because of the road. umunsi umwe abisirayeli binuriraga Imana kubera umuhanda. And then now the fiery serpents were sent by God. nuko Imana ibateza inzoka z'umumarabutwi. These fiery serpents began to bite the Israelites, and these Israelites, they were dying. za nzoka z'umumarabutwi zatangiye kurya abisirayeli nuko batangira gupfa. You see that, we can clearly see that because of our rightful thought, we accepted the voice of Satan, right? dushobora kubona ko kubera ibitekerezo byacu by'ukuri twemeye ibya Satani. And because of this, the heart of Satan, also all of us, we became sinners. uyu mutima wa Satani watumye twese duhinduka abanyabyaha. Now we can see that so many sins around us. kuri ubu tubona ibyaha byinshi cyane hirya no hino hafi I'm yacu. sure that when you check your heart, ndamya neza ko ugenzuye umutima even wawe, though you never want to get such the heart, but you can find the evilness and dirtiness and filthiness in your heart. nubwo utigeze wifuza kubona umutima nk'uwo, ariko ntihandi wisangamo ibibi ndetse n'ibintu byanduye bihindanye mu mutima. Now these fiery serpents came and they began to bite the Israelites. za nzoka z'umumarabutwi zaraje zitangira kuruma abisirayeli. Now you know what Israelites they asked Moses. ese muzi icyo abisirayeli basabye Mose? Moses, please you pray to God. baramubwira bati Mose turagusabye rwose usenga Imana So that these fiery serpents may go. kugira ngo izi nzoka z'ubumara zigende. Actually, this is the salvation according to the Israelites. ubundi rero ugende ku bisirayeli wumvaga ko ako ariko gakiza. Even this is how the so many people in this generation they think about the salvation. abantu bo muri iki kiragano ni nako batekereza agakiza. Please God, let this sin go.
baribwiraga bati Mana turakwinginze tuvanemo iki cyaha. I don't want to see the sin in my heart anymore. Sinshaka kwibonaho icyaha mu mutima wanjye ukundi. Please let this sin go from me. Ndagusabye umvanemo iki cyaha. When I see myself not having the dirtiness and filthiness or evilness, bati ubwo nzibona ntakigira imigambi mibi cyangwa se ibitekerezo bihindanye. That is when I can say that I'm righteous, I'm justified. Ikigena navuga ko ndi umukiranutsi ko natsindishirijwe. You see that people have this kind of rightful thought. Abantu bagira ibitekerezo nk'ibi by'ukuri. If I don't sin, I can say that I'm righteous. Bati nimbona ntacumura nibwo nzavuga ko ndi umukiranutsi. If I live like an angel, I can say that I can go to heaven. Bati nimbona mbaho nka marayika nicyo gihe navuga ko najya mu ijuru. But what does the Bible say here? Ariko sana Bibiliya ivuga ngo iki? Even Moses prayed. Mose nawe yarasenze ati. But God told him, ariko Imana yamubwira ngo make a bronze serpent on the pole. shura inzoka y'umuringa uyimanike ku giti. Whoever looks up at the bronze serpent on the pole, that he shall live. Maze umuntu wese uzitegereza iyo nzoka y'umuringa imanitse ku giti azakizwa. Now you see that way Israelites thought and the way God guided were totally different. Urabona ko uburyo Abisirayeli batekerezaga n'uburyo Imana yabayoboyemo bitandukanye cyane. You see that people who continuously uphold their rightful thought that please let these fiery serpents go, they would never ever see the bronze serpent on the pole. Abantu bakomeza kugundira imyumvire yabo kugira ngo tuvanemo inzoka ntabwo bakujya babura amaso ngo barebe ku nzoka y'umuringa imanitse ku giti. When they realize that now I cannot be free from these fiery serpents perfectly and completely, ariko bakimara kumenya ngo sinabasha kwikiza izi nzoka z'umuringa burundu, I have no choice but to be bitten by the fiery serpent. nta mahitamo mfite usibye kurumwa n'izi nzoka z'umuringa. When someone who reached this point, abantu bageze aho ngaho, when their own way comes to an end, inzira zabo zose zarangiye, now the way of Jesus can come to them. icyo gihe nibwo inzira ya Yesu iza kuri bo. The way that God prepares for them, it can come to them. inzira Imana yabateguriye izibasanga. Today I want to tell you how we can put down our rightful thought. uyu munsi ndashaka kubabwira ko dushobora gushyira hasi ibitekerezo byacu by'ukuri. Actually it's very simple. ubundi biroroshye cyane. When you exactly realize that your rightful thought, it is useless. ukimara kumenya neza ko ibitekerezo byawe byo kugira umunyakuri ari imfabusa. Your rightful thought cannot protect you from the power of Satan, from the deceit of Satan 100% perfectly. maze kumenya ko ibitekerezo byo kugira umunyakuri nta kindi byagufasha usibye gutuma ushorerwa n'umubi. It will be very easy for you to put down your rightful thought, kubishyira hasi icyo bizakorohera, and you can choose the way that God prepared for you. icyo gihe uzahitamo inzira Imana yaguteguriye. Can you imagine? ushobora kwibaza, suppose that I am giving you like the choice. ibaze wenda muhaye amahitamo. Now there is a $100 note and the $1 note, ni hano hariho inote y'amadolari 100 ndetse n'indi dolari rimwe, and you can choose only one. kandi uwemerewe guhitamo imwe yonyine. Which one are you going to choose? ese wahitamo iyihe? Definitely you will choose 100, right? birumvikana ko wahitamo ijana, Because you are given only one choice. kubera ko wahawe guhitamo kimwe. You can choose only one. wahitamo kimwe cyonyine gusa. One who knows the value of the $100 note. umuntu uzi agaciro k'inote y'amadolari 100. Even me, I don't need to ask you twice, right? nta nubwo nakenera kubaza kabiri. Immediately you will stretch out your hand and pick this $100 note. ako kanya uzarambura ukuboko kwawe ufate ya note y'amadolari 100. Why? Because you know that $100 is the bigger than the $1. kubera ko usanzwe uzi ko amadolari 100 aruta idolari rimwe. Even if I were you, I would make the same choice. naho n'abandi wowe nanjye nawe mahitamo nanjye. Okay, in this way, if you realize that your rightful thought is not comparable to the Word of God, you would choose the Word of God very easily and very quickly. nacyo kimwe nuko uramutse umenye ko ibitekerezo byawe by'ukuri bitagereranywa n'ijambo ry'Imana, ako kanya uzahitamo ijambo ry'Imana byikoze wihuse. Many people say that because now I am the father of the house, so I have to take care of my family. abantu benshi bagira bati ngiye bitewe n'uko ndi umutware w'urugo ngomba kwita ku muryango wanjye. Even once I got this heart. nanjye igihe kimwe nagize umutima mubi. I have to take care of my family. nkwiye kwita ku muryango I wanjye. have to take care of my children. nkwiye kwita ku bana banjye. But one day I thought before God, ariko umunsi umwe natekereje ndi imbere y'Imana, am I able to take care of my family 100% perfectly as God does? ese koko ushobora kwita ku muryango wanjye 100% nk'uko Imana yabikora? When I exactly calculated this before God, ibyo ubwo nabibaraga neza imbere y'Imana. God showed me that I am unable.
Imana yaranyigishije yanyeretse ko ntabishoboye. Why? Kubera iki? Because I cannot be with my family 24 hours all the time. Kubera ko sinakomeza kubana n'umuryango wanjye amasaha yose 24. Sometimes I found my children, they got hurt. Rimwe na rimwe hari usanga abana banjye bakomeretse. They got wounded. Kasanga bagize igisebe. Sometimes they fell down. Hari ubwo babikubise hasi. Sometimes they touched something, the hot. Hari ubwo bakoze nko ku kintu gishyushye. What was I doing, when they got hurt? Ese muri cya gihe bakomeretse bari gukora iki? Even I did not know when they were hurt, they were getting hurt. Nta nubwo menya igihe bakomerekeye. But I just followed my thoughts that I should take care of my family. Ariko muri kino bitekerezo byo kwibwira gusa ntinguye kwita ku muryango wanjye. So from that moment, I prayed to God. Kuva ubwo ntangira gusenga Imana. God, even though I'm the father of my children, Imana rwose nubwo ndi umubyeyi w'abana I'm banjye, the head of my family, nubwo ndi umutware w'umuryango, but for me, I cannot protect my family well. ariko rwose sinabasha kurinda umuryango wanjye neza. You please take care of my family. Ndagusabye wite ku muryango wanjye. In the same way, Nicyo kimwe rero even issue of sin. n'ikibazo cy'icyaha. If you try to take care of this sin problem by yourself, ugerageje kwita kuri iki kibazo cy'icyaha nyine ku bwawe, you'd always try to run away from this fiery serpent. uzajya ugerageza guhunga izi nzoka z'ubumara butwika. You'd always try to fight against these fiery serpents. Uzajya ugerageza kurwana n'izi nzoka z'ubumara butwika, Yet you have no power to go against these fiery serpents. kandi ufite imbaraga zo kuzinesha. Eventually, you will be beaten and you will end up being destroyed. Amaherezo zizakuruma birangira urimbutse. But God provided this bronze serpent on the pole. Ariko Imana yatanze inzoka y'umuringa imanitse ku giti. And you look up that bronze serpent on the pole, Witegereze iyi nzoka y'umuringa imanitse ku giti, and you are able to be saved from the poison of that fiery serpent. uzabasha gukira ubumara bw'izo nzoka z'ubumara butwika. Now, today I read the Matthew chapter 13. Uyu munsi nasomye muri Matayo 13. Now, this man, he found a treasure hidden in the field. Uyu muntu yabonye ubutunzi wihishe mu murima. Now, can you imagine that this man, he sold everything he had and he bought that field. Tekereza ko yaguze ibyo atunze byose kugira ngo akunda kuri uwo murima. How could he sell everything he had and he bought this the field? Ese ni gute ashobora kugurisha ibyo atunze byose kugira ngo agure umurima? If it was just a field, he would not do it. Iyo uza kuba umurima usanzwe ntiyari kubikora. Can you imagine? Ushobora gutekereza. Suppose that you want to buy the land. Nk'ubu urashaka kugura ubutaka. Do you sell everything you have to buy the land? Ese ujya ugurisha ibyo utunze byose kugira ngo ugure ubwo butaka? There is no one who buys the land like that. Nta muntu n'umwe ugura ubutaka atyo. Actually, when you have some spare money, ahubwo iyo ufite andi mafaranga yanyu wizigamye, you have your house, usanzwe ufite inzu yawe, you have your own the food, ufite ibyo kurya byawe, even you save some money for the living, hari n'amafaranga y'imibereho wizigamye. And then if you remain with some spare money, that is when you can try to find some land to buy, right? uramutse usigaranye n'amafaranga yiyongera niyo washobora muri ibyo kugura ubutaka. But now this man, he sold everything he had ariko uyu muntu yagurishije ibyo yari afite byose to buy that field. kugira ngo agure umurima. This is something crazy, right? Iki ni ikintu cy'ubusazi, si This byo? is something nonsense. Iki ni ikintu kidafite ishingiro. But how could he do this? ariko si ni gute ashoboye kubikora? Because he found the value. nuko yabonye agaciro kayo. He found the treasure in that field. yabonye ubutunzi buhishe muri uwo murima. In the same way, nicyo kimwe rero, when can you put your rightful thought down? ni ryari ushobora gushyira hasi ibitekerezo byawe by'ukuri? That is when you find the value of the word of God. ni igihe umaze kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana. When you put down your thought, bishyize hasi ibitekerezo byawe, when you put down your rightful thought, bishyize hasi ibitekerezo byawe by'ukuri, at the time, muri ako kanya you will be able to receive the truth in your heart. uzabasha kwakira ukuri mu mutima wawe. But it is difficult for you to put down your thought without knowing the value of the truth. ariko biragoye ko washyira hasi ibitekerezo byawe utazi agaciro k'ukuri. You see that there are so many people, they follow their rightful thought. Why? abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo by'ukuri kubera iki? Some people say that this is the principle of my life. bamwe bagira bavuga bati niyo mahame y'ubuzima bwanjye. I have this kind of philosophy in my life and I can never forsake it. bati ngifite amatwara nk'aya mu buzima bwanjye kandi sinshobora kuyareka. However, nyamara if even then, if they find much more valuable than their principle or their philosophy, they would forsake it easily. nabo ubwabo bamenye ko ibyo ngibyo ari iby'agaciro kurenza ayo matwara na filozofi zabo bashobora kubireka.
So, so many people, they used to believe that the sun turns around the earth. abenshi bajyaga bibwira yuko izuba rizenguruka isi. Everybody said that this is the truth. abantu bose bajyaga bavuga bati ibi ni ukuri. The earth is the center of the whole the universe. isi ngo iri hagati y'isanzure. So earth does not move and the sun moves, turns around the earth. This is how people used to believe. baravuga bati rero ubwo ngubwo isi yo ihama hamwe hanyuma izuba rikaba ryo rizenguruka. But what is the truth? ariko si ukuri ni ukuri. The sun does not move, but earth turns around the sun. izuba ntiryimuka ahubwo isi niyo izenguruka izuba. Now nobody says that the sun turns around the earth these days. uyu munsi ntavuga ko izuba rizenguruka isi. Why? Because the truth is found. kubera ko ukuri kwabonetse. What was the truth? ese ukuri ni ukuhe? The earth turns around the sun. ukuri ni uko isi izenguruka izuba. This is the truth. uko niko kuri. So when the truth is found in you exactly, iyo ukuri kubonetse muri wowe neza, it would be very easy in order for you to put down your rightful thought. bizakorohera cyane gushyira hasi ibitekerezo byawe. Sometimes you may have the quarrel with your spouse, you may have the quarrel with your co-workers. rimwe na rimwe ushobora kugirana intonganya n'umugore wawe cyangwa se na mugenzi wawe mukorana. Until when do you have this quarrel? ese mutongana nk'uko kugeza ryari? Until you are found that you are wrong. mu gihe ugaragaye yuko wibeshye. Oh, I was wrong. rwose naribeshye. Once you realize that you are wrong, bimenye neza ko wibeshye, which means bivuze ngo you find that the truth. wamenye ukuri. Oh, I thought in this way, but reality was different. uti najyaga ntekereza nti ariko nasanze ukuri bitandukanye. Oh, I thought that you are from America. nibwiraga ko ukomoka muri Amerika. Oh, but you are not from America. ariko ukomoka muri Amerika. Oh, you are from the Germany. ukomoka mu I Budage. thought you are from Kenya. natekereza ko ukomoka muri Oh, Kenya. but you are not from Kenya. ukomoka muri Oh, Kenya. you are from Rwanda. ukomoka mu Rwanda. When truth comes to our mind, iyo ukuri kuje mu bwenge bwacu, our right of thought it can be forsaken easily. bya bitekerezo byacu by'ukuri dushobora kubireka mu buryo bworoshye. That's why the Bible says, niyo mpamvu birivuga ngo truth shall make you free. ukuri kuzakubatura. Truth shall make you free. ukuri kuzakubatura. You shall know the truth. namwe muzamenya ukuri. Truth shall make you free from your rightful thoughts. ukuri kuzababatura ibitekerezo byanyu byo kwigira abanyakuri. How can we become the righteous? twabakira We are sinners. abanyabyaha. We commit sin every day. ducumura buri munsi. So many people, even though they go to church, they believe in Jesus, they say like this. abantu benshi nubwo bizera Imana bajya mu rusengero ariko nuko baba bavuga. Even I used to live with this kind of idea that I'm a sinner. nanjye nahoze mbana niyo myumvire kwibwira ngo ndi umunyacyaha. Why? kuki? Because each and every moment I see my heart that that my heart is like the sin fruit, like the producer. kubera ko buri mwanya wose nasanze umutima wanjye ari umutima uhora uvubura ibyaha igihe cyose. Every day I produce this, the sin fruit. buri munsi mpora nera imbuto z'ibyaha. So, it was very easy for me to be convinced that I am a sinner. rero kwemeranya n'umutima wanjye ko ndi umunyacyaha byari ibintu binyoroheye cyane. So how I had been saying that I'm a sinner for a long time. namaze igihe kinini cyane mvuga ko ndi umunyacyaha. But until when? nakoze kugeza ryari? Until I found the truth. kugeza ubwo namenya ukuri. What was the truth? ukuri kwari ukuhe? Jesus Christ took all my sins. yesu kristo yakwiye ibyaha byanjye byose. Jesus Christ, He died for my sins. yesu kristo yapfiriye ibyaha byanjye. He paid His life and His blood for all my sins. yishyuye ubuzima bwe n'amaraso ye kubw'ibyaha byanjye byose. Until that truth came to my heart, kugeza uko kuri kwazaga mu mutima wanjye. I had said that I'm a sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. najyaga mvuga ni umunyacyaha, umunyacyaha, umunyacyaha. What does the Bible say? ariko se Bibiliya ivuga ngo iki? Let us open to the book of Isaiah. reka tumbure mu gitabo cya Yesaya. Isaiah chapter 53. Yesaya igice cya 53. Book of Isaiah chapter 53 from verse 4 to 6. igitabo cya Yesaya igice cya 53 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Here the Bible says, hano Bibiliya iragira iti, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God and afflicted. ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitanishwa n'imibabaro. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Verse 6 is important.
umurongo wa gatandatu ni ingenzi. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. All we like sheep have gone astray. Twese twayobye nk'intama zizimiye. We have turned everyone to his own way. Twese twabaye intatane. What does this mean? Ese ibyo no kuvuga iki? We have gone astray, which means we have gone our own way, our rightful thought. Twarayobye bivuze ngo twese twigire mu nzira zacu dukurikira ibitekerezo byacu by'ukuri. This is what we did. Ibi nibyo twakoze. This is what you did and I did. Ibi nibyo wakoze ndetse nanjye nakoze. We lived according to our rightful thought. Twabaye dukurikira ibitekerezo byacu byo kugira abanyakuri. But ariko there is a work of God. Hariho umurimo w'Imana. There is something that God did. Hariho ikintu Imana yakoze. What was it? Kiri igiki? Here verse 6. Hano umurongo wa gatandatu. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Here the Bible says God, the Lord has laid something on Jesus Christ. Hano birivuze yuko Imana Uwiteka ngo ari ikintu yashyize kuri Yesu Kristo. It is not us. Si twebwe. It is not you and me. Si wowe ndetse nanjye. But God. Ahubwo ni Imana. God laid something on Jesus. Imana hari ikintu yashyize kuri Yesu. What is that something? Ese icyo kintu ni igiki? The Bible says the iniquity of us all. Bibiliya iravuze ngo ni ugukiranirwa kwacu twese. God has laid all of our sins on Jesus. Imana yashyize ibyaha byacu byose kuri Yesu. God does not make a mistake. Imana ntijya ikora amakosa. We may make a mistake. Twebwe dushobora gukora amakosa. Even if I believe that, the dear viewers, even if you repent or confess for your sins, bavandimwe mukurikiye ni neza ko wakwatura ndetse ukihana ibyaha byawe byose. I am sure that there are so many sins that you have forgotten. Ndamenyeza ko ari ibyaha byinshi cyane wamaze kwibagirwa. That's why you are asking for forgiveness of sin is not perfect. Impamvu gusaba imbabazi kw'ibyaha kwawe ntabwo gutunganye. Even sin is not forgiven by the asking. Ntabwo ibyaha bibabarirwa kubwo gusaba. The wages of sin is death. Ibihembo by'icyaha ni urupfu. Therefore, God laid all of our sins on Jesus. Icyo cyatumye Imana ishyira ibyaha byacu byose kuri Yesu. At the cross, Jesus, he was crucified. Yesu ari ku musaraba arabambwa. Jesus said, "It is finished." Yesu aravuga ati birarangiye. The payment for our sins. Inyishu y'ibyaha byacu. The wages of sin was paid by the death of Jesus. Ibyo bihembo by'icyaha byishyuwe n'urupfu rwa The Yesu. blood of Jesus was shed for our sins. Amaraso ya Yesu yamenekeye ibyaha byacu. This is what Bible says. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Jesus said it is finished. Yesu aravuze ngo birarangiye. But how many people are saying that that my sin is not finished yet? Ariko si n'abantu bangahe bavuze ko ibyaha byanyu bitari byakarangiye? Why do people say that their sin is not finished? Kuki abantu bavuga ko ibyaha byabo bitararangiye? Because they don't feel that their sins are finished. Ni ukuri ko batiyumvamo ko ibyaha byabo Which byarangiye. means they believe in their thought more than the word of Jesus Christ. Bivuze ngo bizera ibitekerezo byabo kurenza ijambo rya Yesu Kristo. That is a deceit of Satan. Icyo ni igishuko cya Satani. After Jesus Christ died for our sins, Yesu Kristo amaze gupfira ibyaha byacu. what does the Bible say? Ese n'iki Bibiliya ivuga? We can open the book of Romans chapter 5. Reka tumbure mu gitabo cy'Abaroma ibice 5. Romans chapter 5, Abaroma ibice 5 verse 6. umurongo wa 6. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Haranditswe ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. When we are still without strength, Tukiri abanyantege nke in due time Christ died for the ungodly. mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Christ died for us, for sinners. Kristo yapfiriye twebwe abanyabyaha. Verse 8. Umurongo 8. But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Again, here the Bible says that Christ died for sinners. Hano birengeye kuvuga ko Kristo yapfiriye abanyabyaha. What is the result of this? Ese umusaruro w'ibintu uwuhe? Verse 9. Umurongo wa 9. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Ntanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. By his blood. N'amaraso ye. By the death of Jesus Christ. Urupfu rwa Yesu Kristo. The Bible clearly says, now we have been justified. Bibiliya iravuga ngo rwose ubu twamaze gutsindishirizwa. This is the confirmation. Iki ni igihamya. This is the judgment of God.
uyu ni umwanzuro w'Imana. But how many people are saying that I have not been justified yet? Ariko se abantu bangahe bavuga ko bataratsindishirizwa n'ubu? Why? Ni kuki? Because they follow their rightful thought. Kubera ko bakurikira ibitekerezo byabo by'ukuri. Verse 10. Umurongo wa 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo dupfuye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. After we receive the salvation, tumaze kwakira agakiza, after we become the righteous, tumaze kuba abakiranutsi, the Bible says we have been reconciled to God. bimaze kuvuga ko twamaze kwiyunga n'Imana. If you are reconciled to God, what does this mean? You live together with God. Niba waramaze kwiyunga n'Imana bivuze kubana n'Imana. But some people said that, you said that all my sins are forgiven. Ariko bamwe baravuga tuvuga ko ibyaha byacu byababariwe. You said that even the future sins are forgiven. Bavuze ko n'ibyaha byo mu gihe kizaza byababariwe. So do you mean that now I can commit sin freely? None ushatse kuvuga ko nakwikorera ibyaha ko nishakiye? What does the Bible say? Se birivuga ngo iki? Even these people, they follow their rightful thought. Abantu nk'aba bakurikira ibitekerezo byabo byo kugira abanyakuri. God here said that you have been justified Imana ivuga ko amaze gutsindishirizwa by the blood of Jesus, amaraso ya Yesu, even through the death of Jesus. ubuzima mu rupfu rwa Yesu nabwo You have been reconciled to God. wamaze kwiyunga n'Imana. There are two names appeared in the Matthew chapter 1. Hari amazina abiri agaragara mu gitabo cya Matayo igice cya mbere. First name is Jesus. Izina rya mbere ni Yesu, Second name is Emmanuel. irindi rya kabiri ni Emmanuel. Actually, the reason why God sent Jesus to wash our sins icyatumye Imana yohereza Yesu kugira ngo yoze ibyaha byacu, is because God wants to be with us. kubera ko Imana ishaka kubana natwe. As you know, God is holy. Kuko mu bizi Imana irera, God cannot be with us when we still have sin in our heart. Imana ntishobora kubana natwe tugifite ibyaha mu mitima yacu. That's why God sent us Jesus Christ to wash our sins, icyatumye Imana yohereza Yesu Kristo kugira ngo yoze ibyaha byacu, to justify us, to sanctify us. kugira ngo idutsindishirize tweze. And Jesus, He made it. Kandi Yesu ibyo He yarabikoze, said it is finished. biravuze ngo birarangiye, Mission complete. umurimo yarawusoje. I have saved you from your sins. Ndagukijije ibyaha byawe, Now you have been justified. You have waratsindishije, been sanctified. warejejwe. And then Hanyuma the God now you are with me. kuri buri kumwe nanjye, You are reconciled to me. wamaze kwiyunga Now nanjye, we are together. ubu turi kumwe. If you live together with God, Niba ubana n'Imana, can you come into sin freely? ese gukora ibyaha uko wishakiye? Do you think you come into sin as you want if you are together with God? Niba uri kumwe n'Imana utekereza ko gukorera ibyaha uko wishakiye? People do not know the Bible. Abantu ntibazi Bibiliya. That's why people do not know that even how much valuable this word of God is. Niyo mpamvu abantu batazi neza uburyo ijambo ry'Imana ari ry'agaciro. They just speak out according to their rightful thought. Bapfa kuvuga ibihuye n'ibitekerezo byabo bitsindishiriza. Oh, if all my sins are forgiven, so can I come into sin freely? Bati subwo n'ibyaha byanjye byarabarirwa nakwicumurira uko nishakiye. Do you think that God has sent us Jesus Christ in order to give us the freedom to come into sin freely? Ese utekereza ko Imana yatwohereje Yesu Kristo kugira ngo itwihere umudendezo wo kwicumurira uko twishakiye? Of course not. Birumvikana ko atari ko bimeze. God wants to be with us. Imana ishaka kubana natwe. After I received the salvation, Nyuma y'uko nakiriye agakiza, I used to smoke, najyaga mu I itabi, used to drink alcohol, najyaga mu inzoga, I used to commit a lot of sins. najyaga nkora ibyaha byinshi. But after I received the salvation, Ariko maze kwakira agakiza, after I received this eternal redemption in my heart, maze kwakira gucungurwa kw'iteka mu mutima wanjye, God changed my life. Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Even now, God is with me. N'ubu Imana iri kumwe nanjye. I believe so. Ibyo ndabyizeye. Why? Kubera iki? Because that is what God says. Kubera ko icyo ni cyo Imana Yes, ivuga. it is true that sometimes I fall into the difficulties and challenges and troubles. Ni kuko rimwe na rimwe ngo mu ngorane n'amakuba ndetse n'ibyaha. But I believe that God is with me. Ariko nizera ko Imana iri kumwe nanjye. Hallelujah. Hallelujah. Even He is with you. Nawe iri kumwe nawe. God who saved you from your sins. Imana yagukijije ibyaha byawe. He is with you right now. Why? Ako kanya iri kumwe nawe kubera iki? Because God is responsible for you. Kubera ko Imana yirengera ibyawe. Jesus who gave the promise to the Peter, Yesu wahaye Petero I isezerano. will make you the fisher of men. Iti nzakugira umurobyi w'abantu. Now, even though Peter denied Jesus, Nubwo Petero yihakanye Yesu, Jesus did not leave him. ariko Yesu ntiyigeze amuta. Jesus did not give up on Peter. Yesu ntiyigeze aheba Petero. We can see the Peter in the book of Acts. Dushobora kubona Petero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. He was the new Peter. Yari Petero mushya. He was like Jesus, Irameze nka Yesu. preaching the gospel here and there. Abwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino. Many people, the reason why they cannot say that they are righteous, they are justified, Igituma abantu benshi badahangara kuvuga ko ari abakiranutsi ko batsindishirijwe. is because they look at themselves. Mukora ku birebaho. And according to their rightful thought, they made a judgment. Bagende ku bitekerezo byabo byo kugira abanyakuri bagaca urubanza. But
ariko your rightful thought ibitekerezo byo kugira umunyakuri actually is not worthy at all. ntibikwiye na busa. Even your rightful thought, it can change at any time. Ibitekerezo byawe by'ukuri bishobora no guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Something that changes cannot be the absolute standard. ikintu gihindagurika ntabwo gishobora kuba ishingiro fatizo. The Bible says biravuga the word of God stands forever. ijambo ry'Imana rihoraho iteka. Your thought, ibitekerezo byawe, your feeling, ibyo wiyumvamo, your standard can change at any time. n'ishingiro ryawe rishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. But the word of God stands forever. ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka. That word of God says you are justified. iryo jambo ry'Imana rirakubwira ngo uratsindishirijwe. That word of God says you are righteous. iryo jambo ry'Imana rirakubwira ngo uri umukiranutsi. Which one are you going to believe? none urizera ikihe? Even I don't need to ask. sinkwiye no kubikubaza. Because the answer is very easy. kubera ko igisubizo kiroroshye cyane. Word of God which stands forever. ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka. Dear viewers, mwese abakurikiye, I really hope that you discover the value of the word of God. nirije ko mwatahura agaciro k'ijambo ry'Imana. And this truth shall make you free from your rightful thought. ukuri rero kuzakubohora ibitekerezo byawe by'ukuri. And according to the Bible, you see the people around you. kandi ugende kuri Bibiliya ujye ureba abantu According bagukikije. to the word of God, you can see your spouse. ugende ku ijambo ry'Imana ushobora kureba According to the umugore word wawe. of God, you see your children. ugende ku ijambo ry'Imana ushobora kureba abana bawe. You'll be able to see them through their hope. uzashobora kubarebera mu byiringiro. And you will always give thanks to everyone around you. kandi uzajya uhora ushima buri muntu wese mu bagukikije. God is with me. uvuga uti rwose Imana iri kumwe nawe. God is with me. Imana iri kumwe nawe. I am righteous. uri umukiranutsi. I hope that you keep the speaking after the word of God. nirinjye ko wakomeza kuvuga ugendeye ku ijambo ry'Imana. And you will be able to live with the great joy and the happiness all the time. uzabasha kubana n'umunezero n'ibyishimo byinshi igihe cyose. So I'm so thankful to God who has given me this the opportunity to meet all of you. ndashimira Imana cyane impaye amahirwe yo guhura namwe mwese. I believe that this the conference that helped you to be free from your rightful thought, so that word of God can enter in your heart and work in your life. niringiye yuko ijambo ry'Imana riri bugufashe kubohoka ibitekerezo byawe by'ukuri. iri jambo ry'Imana ryinjira mu mutima wawe rikorere mu buzima bwawe. I really the glorify God, Lord, our Lord. mpaye icyubahiro Uwiteka Imana umwami wacu. Okay, thank you very much. murakoze cyane. I will speak up to here. reka nsoreze hano.